Ese waba uri mushya cyangwa umaze igihe ku rubuga rwa YouTube ariko warabuze aba subscribers? Iki ni cyo gisubizo. Muri ino video ngiye kwereka ibanga abantu content creator baguhishe cyangwa batajya bakwereka uko wabona aba subscribers vuba kandi mu gihe gito kandi bukuri. Ndakwereka mera urugero kuri channel yanjye aba subscribers nagiye ninjiza kandi nkabinjiza mu gihe gitoya. Nuza kuri ino video yose uraza gusobanukirwa buri step by step kugeza igeze ku musozo. Ndagusaba kurangiza ino video kuko ku musozo w'iyi video uraza gusobanukira cyangwa kwereka ubwenge abantu benshi baguhishe. Icyo ngusaba ni ukanda subscribe, like ndetse na comment no kudatarutsa videos ukayireba yose kugeza irangiye intambwe ku yindi. Muhaye ikaze. Mwibutsa ko ino ari Isimi Media TV, cyane igenda kugezaho ibiganiro byinshi by'ikoranabuhanga, umuziki ndetse no kwabyaza. Muri ino video tugiye kurebamo amabanga 7 ariyo ngiye kubwira yagufasha gukuza YouTube yawe kandi mu gihe gitoya. Niba uri mu YouTubers mushya cyangwa umaze igihe utarabona aba subscribers, icyo bigusobanukira ino videos kugeza irangiye ukumva buno buryo bwose. Ndetse kumera y'ino video ndaza kwasanga indi video iri special ngusaba kutaza gutarutsa kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kantu kose kukandika dutangire. Wanga ikintu cya mbere ugomba kumenya ni content ugiye kujya uha abantu. Ugomba guhitamo content imwe ukirinda kuvanga ibintu byinshi, kuko bisemo content imwe YouTube ibona ko nyine ibyo urimo ubizi ikagufasha gupushinga za video zawe. Ugomba guhitamo niba ari amakuru ukakora amakuru, niba ari entertainment ugakora ibyo ngibyo, niba ari technology nk'ingi ndi gukora akaba ariyo ukora. Kintu cya kabiri ugomba kwitaho ukora ibintu byiza, video nziza kandi zifite icyo zigisha. Ya video wumva ko nawe ubwawe uyirebye yagira icyo ikungura, ya video ifite ikintu isomo nyine rizatuma umuntu ureba ya video azagumya akayireba cyangwa akayitaho. Ntugakore video zose ubonye cyangwa video zose ubonye ahantu hose ngo uhite ukubitaho, ya ibyo ngibyo nago ari sawa. Kintu cya gatatu ugomba kwitaho ni thumbnail ndetse na title. Thumbnail ni ya foto ikavaringa video yawe, kenshi abantu benshi bakunda kugenda babona kuri za YouTube. Thumbnail ni ikurura abantu cyane, rero utayitayeho ngo uyikore neza ntago YouTube abantu benshi bayinyuraho bakigendera. Ariko ushyizeho title nziza ugakora thumbnail nziza, abantu benshi ku buryo niyo babona ya title baza kugira amatsiko yo gufungura ya video bakaza kureba ikirimo nyine. Ko hari igihe ukubitana na thumbnail nziza ugahita utangira gutekereza ese niki kiri muri no video utitaye no kuri title, ahubwo ukareba thumbnail yonyine yafuta ikavarinze video nyine ukagira amatsiko yo kuba wafungura iyo video. Rero mu byo ukora byose ugomba kwita kuri title ndetse na thumbnail, ugakora title nziza kandi ya title ikurura abantu ndetse ya title iteye amatsiko. Ikindi kintu cya kane ugomba kwitaho ni ibintu. Ikindi kintu ugomba kwitaho no gusharinga video yawe ku bantu benshi bagiye batandukanye, ariko ntugagikunde gusaba aba subscribers. Ikindi kintu ugomba kwitaho, ntabwo ugomba niba ari gutangiye YouTube gutangiye usaba subscribers, kuko nta kintu uba warubatse, ahubwo nibwo ubusa nkaho utangiye. Banza wubake ibintu cyangwa wubake inzu, maze nimara gutangira kugera hejuru ubona ko umaze kugera fondation ubone gusaba gukurikira subscribe. Ese ugomba kwita gusharinga ibikorwa byawe nko ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, TikTok, Facebook, ariko ukajya wibuka kubanza kwandika uti nyine ukabanza gushyiraho umutwe mbere yo gushyiraho ya link ya video yawe, ku buryo umuntu nyine aza kuyifungura araza kuba arifite impamvu ayifunguye. Guys, none reka turebe no video nari nabahishiye y'ibanga nziza cyane. Niba wumvishe bino bintu nkubwiye, okay sorry, ikindi kintu nanone ugomba kwitaho cy'ingenzi ni ugukora kwanga. Ugomba guhitamo igihe runaka ugomba kuyishyiraho video yawe. Ikindi ukavuga ngo niba ari mu kwezi nzashyiraho video imwe mu cyumweru, wenda na short imwe, wenda ukagena igihe ndetse n'isaha itajya ihinduka, ku buryo abantu bagukurikira bagomba kubimenyera kandi bitagomba guhinduka. Ibyo ngibyo YouTube irabikunda cyane. Iyo bibonye umeze gutyo komeza kugenda ipushinga video yawe. Rero ugomba kwita ku kintu cyitwa amasaha ndetse na gahunda itajya ihinduka, pana kuvangavanga ibintu buri utekereje video ugahita uyishyira kuri YouTube. Katero ya video yacu kugira n'ukuntu icyo ugomba gukora bibwira ko ubugize inyuma rya byose aba ari title cyangwa umutwe w'inkuru yawe. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo ushobora kumenya umutwe wanya wakita inkuru yawe, ukabasha kubona ama views kandi ko ama views zigomba kujyana na
subscribe. Mbere na mbere ndagusabye kandi subscribe, like ndetse na comment. Ufite ikibazo cyose twandikiranye kugira ngo tubana ibiganiro byacu bya buri munsi. Usaba kuza gufungura akazugira. Ni wa muhungu wanyu Shyaka Achille. Reka dutangire. Icyo uzakora uza kuri Google Chrome cyangwa Chrome yawe uyifungure gutya ubibona muri screen yawe. Irangiza gufunguka uzajya muri research ya Google, wandikemo ati rapid tags cyangwa nk'uko ubona bise byandika no kubera njye mba nkunda kubikoresha cyane. Icyo bintu bigufasha kumenya title cyangwa umutwe uri gutrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Umutwe akaba uza gukoresha ukagufasha kugira ngo cyajya umuntu aba searching video nawe wawe ize kuza muzi imbere, kuko hari igihe umuntu ashyiraho umutwe ugasanga ntago izo video ziri gukoreshwa cyane cyangwa uwo mutwe ntago uzwi. Noneho ugeze hano uraza ugafungura ndetse ukanda like, subscribe. Uraza ugahitamo hano hambere, warangiza nanone ukaza ugahitamo hano ku gatuku. Rero iyo ugeze hano hantu noneho guys, noneho hari ibanga ndetse mbibasaba kujya mujya muyikoresha ino example kuko irafasha cyane kandi bituma video zawe zigaragara kuri Google search. Uza hano hejuru ukandikamo umutwe wa ya nkuru ushaka kuza gushyira kuri video yawe uba wamaze kuyitegura. Nk'urugero wandikemo uko wabona views na subscribe wenda. Rero umaze kwandikamo urasacinga, warangiza ukamanuka hano ko nanditse ati ko wabona subscribe na views, ko wabona abasubscribe kuri YouTube, ko wabona abasubscribe benshi mu gihe gito. Gura subscribe, how to buy subscribe, how to get on subscribe. None urabona ko ino mitwe igiye itandukanye. Wowe uraza ugahitamo ubundi uko kubona wenda kujyana na ya nkuru yawe. Noneho turebye ku ya mbere, ino ya mbere ubona ko bitandukanye na kwa kuri twari tugiye kwandika. Rero ibintu bagusabye cyangwa bakweretse niwo mutwe uba ukwiye guhitamo, ukaza kubanza ku nkuru yawe gutya wanditse, ukaza kubona kongeraho ibindi nyuma ariko wabanje uno mutwe. Ubona bwa mbere waza ugahitamo n'umutwe wa mbere uko niwo uri gusacingwa cyangwa uri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Noneho n'uwa kabiri bitewe na ya video wakoze. Ikintu cyose uraza ukacyandikamo bitewe na video ukoze cyangwa nta mutwe wageneye kuza gushyira ku nkuru. Mbabwira ko burya umutwe ari wo ugena inkuru cyangwa uwo tuza gutuma ya nkuru yawe iza kurebwa ndetse ikaza no gukundwa bitewe na title uhaye wa muntu, kurya wa muntu naza guhura na ya title araza kugira amatsiko yo kuza gufungura cya kintu. Rero niba uri mushya ndagusabye kandi subscribe, like ndetse na comment. Bibutsa ko nk'urugero ushaka nko gutaginga ugakata hano urugero akaba gutya ubona ko wahindutse umutuku, hano biguha amatags aba ari gutrendinga cyane. Nk'urugero bivuge ngo koresha ati ni gute wenda babwira ati buri nkuru yose mukoze mujye mubanza mwibanda kubanza gushyira iyo title hano kugira ngo bakwereke title biri gutrendinga cyangwa ijambo riri gutrendinga cyane, ko bintu bigufasha kuzamura views. Ndagushimiye warebye ino video. Niba utarakanda subscribe banza ukande subscribe, like ndetse na comment na sharing kugira ngo ino video igere kuri umusore wa Nyidemin. Ndabashimiye, thank you, bye.